Akoze napa kujyana kape napa kujyana kine uyanyereka kuryaho none se ndaguha 30 yonyine ngarura gira ngarura 50 kugira ngo nakujyana genda uko byose ndabitwara none se uko ndajyana iki ndavuga ngo turushana ko gakashaka ngo iki zana musabwa iki rero turuja Dore bubona ko mvuze kandi. Bas. Ubishyize muri gahunda. Dore. Ariko ubundi uretse ukuba utaragenda ntana indakwereka impano. Ibeshi mara hasanye ndakubwiye ngo hitugende. Ibeshi. Kadusa kombe kudutema. Ninde jese urufunguza ukaza ukarumura. Nagutegereje. Nasi yabuye dushiraga mu munsi ntago uzaho riri. Kusi naguze ko ibisambo byateye basigaye baraza kirirwa bari kwegura amabuye hano. Igihe twarushiriyemo siko nta bisambo byari byatwiba. Nibyo kwibwira. Uraje usanga impare yawe bayereranye niba ari byo kwibwira. Gira ni guteri wanajeyo giruje kudutema. Je kota kwibarabara mbonye hari abantu benshi. Wenda nakangari wenda nahikurira n'urwunge. Nana kangire ngohereje bya bigori ne yambabura ibigori biri hehe nimbabura di muri mu nzu ibigori ni makara ni kosta nizana ni makara gose kugitira uraza kugura tumwe ndamongeza nikivune Kwaja hamuntu harira ukanya ndiko baharunza ya nizana ni makaya gusa nagari menshi gose nagari gihari umuntu adakajya w'iki gwacunga gusa urane gihendera Ntabwo ari hano rwose niba uri gusa neza uravuga ngo wanjye kuzanga kurya naho kandi kumva bizasa ntabwo byimarira ra asaba abantu bagiye he uretse kigori ndabamuhengera cyangwa nakiriye ntanaki Nyaboneka ni ibigori n'ijana rwose mukaza tukabongeza n'ikivune urukuza agatwara ikigori tukumuha n'ikivune rwose abantu bagiye hehera kuri kumva batari kuza ibigori n'ijana gusa kitane kwa cyana hize ubyimariye usize umbwanje gusarura amasaka none ukabubyimariye wavuga ngo ibigori bidahaye nese wagurishije ngaho nase ukuntu biryoshye abwira ngo uje kwatana aho ibigori bigiye kubima yewe byatawe icyo kigori kijyanye gisubiza abagura icyo kigori Kuri ukusuzugura sha akansanga hano kwibarabara akansuzugura sha uretse ashobora no kutaruraramo cyangwa ubone kugira ngo ntago mbikita kangari ndacyabifite umva ndabyotsa sha nuko ndi kubura n'umuntu n'umuza ngampe wenda kurwunye nje kuba nduzanye mbe ndi kurusoma ndi no kucoteza ariko kuba kumuriro sha utari no gusoma yo kuza gusoma Eke kosyuka ntikiryoshera eke ndakiga mu kanya ariko buriya dore ikigori nizana we ubu iki kigori umuntu akibonye akakibona ijana ni igihero koko oya ntaka nakigurisha gusa gufashana nakigurisha gusa dore iki noneho ewe data we mbese ko atayikuza kugura ikigori nizana rwose ntabwo izana ari igihendo
kugira ngo baze batitire cyasi icyo guhunguza nacibagiwe kiriya waje uri kugura gutese ni ijana rwose ijana se kugura kangana kugira ngo ni 30 Kubona ko iki kigori reba iki kigori none se kuri kubyirira ubwo uzuka ntabwo n'uduhenga abakiriya baragura ibigori bariye ubwo ndaguhenga uri no kubyirira none se umukiriya uraza kugura kino washonyeho gucya oya urapfa kujya wabaye inkoko se cyangwa wabaye inyoni ariko namwe mwaje mureka kuzamo oya nifati oya ngewe rwose oya ni 30 Akoze napfa kujyana kape napfa kujyana kino oya nyereka kuryaho none se ndaguha 30 yonyine ngaruragira ngarura 50 kugira ngo nakuzanira genda ubwo byose ndabitwara none se ubwo ndajyana ntabwo kitokinahiye reka oya nanjye ndakiyotereza rero ibya Bihimu sinire wabikinisha ntabwo babikinisha gasha ntihajya n'undi uza kubona gasigabaje ariko n'abakiriya bagakara ubukungu agakenga nk'amagana 200 ukagwamo ukunde buriya koko ngubwo nta n'intumba nta n'utupantaro nakuramo koko komera cyane mukiriya komera cyane ariko abantu hamwe mbaga narabuze rero mwaga mwaragiye he koko ikibazo uko cyangwa hara ndi gucuruza ndagwaye uburenganzira wese ninde ugwaye uburenganzira kugisha kigoro gifata ariko n'umuyobozi sa ubuyobozi sinzi ngombwa ko zamuranyaga imitsi y'abaturage sa usanga ari kwegururiza usanga ushikira kubera witonde n'abasimu uranyishura uranyishura umuntu ndakuzeza irayo tejemwa ariko muri nkawe ura nkawe rira ariko ase witonde ariko ndebe sa ntabwo mbom ahubwo tukane neza ntabwo wanzaniye iby'ubuyobozi kuko ubutaka sinari hari ubwo ndabujyana ntabwo nabujyana da ndashaka umuyobozi cyane umuyobozi ntaduza yego uri umuyobozi ariko nanjye ndi gushaka ubuzima na Kagame ubwe yari icyo yaravuga ati none dukura amaboko mu mufuka dukora none usanze ndi kwikorera none ugenda ukubinyaga umva ubwo ntabwo ari uburenganzira bw'ubuyobozi rero wowe usanga uyakera biremurero ntabwo iby'ubuyobozi wabibona ni umuyobozi cyane cyane kuko n'amanyenyeri wayabonye ariko Kagame yavuze ngo dukwiye turihangira umurimo niba mpande umurimo wo kwitoreza hano ku ibarabara ntabwo wazi kuntesha umutwe urukumva ndabijya nashonje sa ntacyo umuriro cyangwa ujye muri ubuzima usihehera mbese nakubwiye ngo uracyana giti zirafosa umva make izo rupfu zanyu zateye ngaho wongera ukore ku kigori ni ukuri kw'Imana na mama ni kumva wongera ugikoreho ntabwo ari wowe umuyobozi wenyine uri kubyumva ntabwo ari wowe umuyobozi wenyine nawe hari aho bakurusha amapeti ndabona mubwire mushuti wacu nakubwiye wanga kumva kandi ko ndi umuyobozi iyo nkubwiye nkakuma buriya gikuta nawe sukizi isi ninshi n'imigezi ariko rero ntukajya uraza uri kunkanga ngo ni ukuri umuyobozi yego uzi ukabwira neza ntumva kandi
ibi byo ko bitari kwaka ndavuze ngo ubwiye neza bareka bari wagiye bazahanga ko nkagisha ubuyobozi ntabwo ibyo byavamo bareka bari wagiye ariko se ubundi niyo nagenda ntabwo najana itakajya ndajana imbabura yanjye nazanye njyana n'ibigori nawe najana ibigori ibisigarana ndavuze ngo turushana ko gashaka ngo ngwiki zana ubusa bwawe njye rero turuja genda vuba nuko mvuze kandi basi ubishyize muri gahunda genda ndavuze ngo basi yewe data fasha fasha ntawumva ndavuze ngo genda ariko kagira ngende ndahumva turi aho ngaho twahangana rero n'ubwo uri umuyobozi ntabwo ikizi ndamusiga ndavuze ngo genda basi ntabura ukeye rero ariko ibiki ntawumva fata fata ugende ukora neza uzashira ariko nta kibazo ndavuze ngo genda genda ariko genda Thank you.